ndi umwe rukumbi niba ntari uwa mbere mu bayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wavuze ku mugaragaro kandi mu ijwi riranguruye mvuga ko Banyamurenge ndetse nuko ntangura nkavuga no ku banyarwanda b'abatutsi bose bafite ubwenegihugu bwa Kongo ko ari abaturage bagenzi bacu. Hari Abanyamurenge bapfiriye iyi Repubulika kandi bapfira umunsi w'ibendera rya Kongo. Niyo mpamvu ndambiwe iyi mvugo igamije guheza no gutoteza aba baturage, bityo igaha urwitwazo ubutegetsi bw'u Rwanda n'imbwa z'abantu b'abanyarugomo kugira ngo butere igihugu cyacu kandi ngo bushingire ku mpamvu nk'iyo. Kuko ngomba kuburira abantu bose hano ni ibintu biteje akaga cyane kugira ngo imvugo nk'iyi muteguriye inzira ubutegetsi bw'u Rwanda bukora ibyaha. Kuko iyo ubutegetsi nimwumve neza bufite abahutu bakorera inyungu zabo, bwarabateguye bakabohereza kujya gusahura, gukorera abantu urugomo no kwica abantu bato kugira ngo bavuge buti murabona abana bari mu kaga. Niyo mpamvu mbabwira nti abaturage bagenzi banjye nimube maso. Sinshaka ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyobora mbikesha amajwi yanyu habamo ivangurira iryo ari ryo ryose. Igihe cyose nzaba ndi perezida w'iki gihugu, nta muturage kimwe n'undi w'ikindi gihugu, nta muryango w'ubwoko cyangwa w'itsinda ry'abaturage ryo muri iki gihugu uzigera uhezwa cyangwa ugirwa uwo kwanga. Ndabivuze mu ijwi riranguruye kandi sinzarangiriraho. Yego, hari n'amagambo ya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ni amagambo yavuze ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri muri 2024 ubwo yarari i Bamako muri Mali, aho yavugaga amagambo nyine aremereye cyane, ndetse ni amagambo akomeje kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibi biri kuba nyine bijyanana n'iyi situation yo muri uyu mwaka. Ni mu gihe rero ikibazo cy'umutekano n'imibanire y'amoko gikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amagambo rero Perezida Tshisekedi yavuze agaruka cyane ku biganiro ku kibazo cy'Abanyamurenge ndetse n'abatutsi b'Abanyekongo. Ni amagambo yavuzwe na perezida mu kiganiro n'abanyamakuru ku itariki 22 Gashyantare 2022 nk'uko ndi kubikubwira muri 2024, aho yashimangiye ko Abanyamurenge ari abaturage ba Kongo ndetse ko ngo nta n'umuturage wa Kongo cyangwa umuryango w'amoko ugomba kuvutswa uburenganzira kubera inkomoko yawo. Twajyanirana na situation iriho kugeza kuri aka kanya birasa naho bitandukanye tugereranyije amagambo ya perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'amagambo ari kugenda akoreshwa muri iyi myaka ndetse no muri ibi bihe n'iyi minsi muri rusange. Birasa naho bihabanye cyane. Perezida Tshisekedi yagize ati mu magambo ye ko ari umwe mu baperezida ba Kongo bavuze ku mugaragara ko Abanyamurenge ndetse n'Abanyekongo bose b'abatutsi ari abaturage b'igihugu cya Kongo. Yanongeyeho ko hari Abanyamurenge bapfiriye Repubulika ya Kongo kandi bagapfa barwanira igihugu munsi y'ibendera ryacyo. Tshisekedi ibyo ngibyo bivuga situation yari itarakomera nk'uko bimeze ubu ngubu, ko kugeza kuri aka kanya abatutsi bari gukorerwa ihohoterwa rikomeye cyane. Ko nyine birajyanirana n'ibibazo bihari kugeza kuri ubu, aho ayo magambo perezida Tshisekedi yatangaje yari ingenzi cyane iyo uyashyize mu murongo w'amateka maremare y'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo,
aho ikibazo cy'ubwenegihugu, inkomoko n'ubutaka ndetse n'umutekano nyine byagiye byivanga n'ibibazo bya politike n'intambara. Kandi iyi si impaka nshya, kuko ikinyamakuru cyitwa Reuters mu nkuru yacyo yagiye hanze ku itariki muri Werurwe 2023 yagaragaje ko bamwe mu batutsi b'abanyekongo, cyane cyane abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo, bari baratangaje ko bahura n'ibikorwa byo gutotezwa no gukumirwa mu gihe cyo kwiyandikisha ngo bazatore. Reuters yavuze ko abantu bari bakeneye kurindwa n'abapolisi ubwo bajyaga kwiyandikisha, ndetse iki kinyamakuru kinavuga ko umuntu wakomeretse wavuze ko yakubiswe ibyo yari agiye kwiyandikisha, ubwo yari agiye nyine kwiyandikisha ngo azatore. Icyo gihe bamwe mu bagize uwo muryango babwiye Reuters ko hari abantu bababwira ngo mujyi wanyu. Ibyo bintu nyine ugahita wumva ko nyine byerekana ko ikibazo cyari kirenze politiki isanzwe, kikagera no ku kibazo cy'uko bamwe babonaga abo bantu nk'abatari abanyekongo. Ariko ikibazo gihari ni iki: niba umuturage afite ubwenegihugu bwa Kongo, ku kinkomoko y'amavuko ishingiye ku moko yakomeza kuba impamvu yo kwimwa uburenganzira kandi nyine afite ubwenegihugu? Niho rero amagambo ya Tshisekedi agarukira. Perezida yavuze ko mu gihe ayoboye igihugu cya Kongo atifuza ko haba ivangura iryo ari ryo ryose. Yashimangiye ko mu gihe cyose azaba ari perezida, ngo nta muturage cyangwa umuryango wo muri Kongo w'amoko ngo uzagira ivangura. Ariko se ubu ntarihari? Se ntabyazi? Ese hari icyo yakoze byibuze ngo tubone yuko ibintu biri kujya ku murongo? Aya magambo ku ruhande rumwe ashobora gufatwa nk'ubutumwa bwa politike busaba abanyekongo bose gufatwa kimwe, ariko ku rundi ruhande iyo urebye uko ibintu byagiye bigenda mu burasirazuba bwa Kongo, usanga hari intera ndende hagati y'amagambo y'abayobozi n'ubwo abaturage bamwe babona ikibazo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukongera tugatekereza nanone ku bindi, kuko Reuters yatangaje ko ikibazo cy'ivangura rikorerwa abatutsi b'abanyekongo gifite amateka maremare, kandi ko inkomoko yacyo ikunze guhuzwa nuko bamwe babona isano iri hagati y'abatutsi b'abanyekongo nyine, gifite amateka maremare, kandi ko inkomoko yacyo ikunze guhuzwa nuko bamwe babona isano iri hagati y'abatutsi b'abanyekongo n'abaturanyi babo bo mu Rwanda. Ibi bituma ikibazo cy'ubwenegihugu kiba ikibazo cyoroshye cyane gutera impaka muri iyi situwasiyo. Ubwo nanone akaza n'ibindi umuntu atapfa guhita yinjiramo, ibijyanye nyine n'ibihari ubu ngubu, kuko hari abavuga ko ngo niba ari umunyekongo ufite ubwenegihugu bugomba kubahwa, abandi bakabihuza n'amateka y'intambara ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'umubano utoroshye uri hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Rero ikindi nakubwira nyine aha niho ikibazo cya M23 ndetse n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo gihita kinjirira muri iyi nkuru yacu. Reuters muri iriya nkuru yabo bagaragaje ko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo yagiye arushaho gukomera kubera intambaro hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23, ndetse ko
ikibazo cy'abatutsi b'abanyekongo cyagiye kigaruka mu biganiro ku mpamvu z'iyo ntambara. Kugeza kuri aka kanya Kinshasa imaze igihe ishinja u Rwanda gushyigikira M23 mu gihe Kigali nayo ihakana ibyo birego, ikanavuga ko umutekano w'u Rwanda ugira aho uhuriye n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo. Nyine ubwo ni ikibazo nyine babibaza mu Rwanda, bavuga bati ikibazo cy'umutekano wa Kongo gihura n'u Rwanda gute? Kinshasa imaze igihe ishinja u Rwanda gushyigikira M23 mu gihe Kinshasa nyine Kigali nayo ibihakana. Icy'ingenzi rero hano nuko tugomba gutandukanya ibi bintu bibiri. Ikibazo cya M23 ni intambara n'ikibazo cya politike n'umutekano, ariko ubwene igihugu bw'umuntu n'uburenganzira bwe nk'umuturage ni ikindi kibazo nacyo ubwacyo. Nubwo umuntu yaba afite igitekerezo cya politike gitandukanye n'icya leta cyangwa yaba abakomoka mu bwoko runaka, ibyo ubwabyo ntibigomba guhita bimuviramo kwamburwa uburenganzira bw'ubwene gihugu. Kandi rero leta mu nkuru yayo yabigaragaje neza ubwo yavugaga ko umuntu wese ufite ibyangombwa by'itora afite uburenganzira bwo kwiyandikisha no gutora. Icyo gihe rero umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Kivu y'Amajyepfo yabwiye leta ko abaturage bagomba kubahiriza amategeko kandi kufite ikarita y'itora wese afite uburenganzira bwo kwiyandikisha. Kongera ukibaza uti se ubwo nyine kugeza kuri ako kanya none se kuki iba ari ingenzi uyu munsi? Nukubera ko amagambo nk'aya ngaya Tshisekedi ashobora kongera kugarura ikibazo cy'ibanze. Ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka ko ubwene gihugu bushingira ku mategeko cyangwa ku moko? Ni ikibazo wakwibaza. Niba bushingiye ku mategeko, noneho umuntu ufite uburenganzira bwa ubwene gihugu bwa Kongo agomba gufatwa nk'umunyekongo, yaba ari umunyamurenge, umututsi, umuhutu, umuhema, umuhende, umuhunde, umurumba cyangwa undi muturage wari we wese. Kandi niyo ntego y'ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi yatangaga kiragiye 2024 mu kwezi kwa kabiri itariki 22. Ariko ikibazo gikomeye kugeza kuri aka kanya ni kumenya nyine niba ayo magambo ashobora guhinduka ibikorwa bifatika, kuko ikibazo nyine cy'ivangura ntigikemurwa n'amagambo gusa, ahubwo gikemurwa n'amategeko yubahirizwa ndetse no kurinda abaturage. Gukemurwa no guhangana rero no guhana abashishikariza abandi kwanga cyangwa gutoteza abantu kubera ubwoko bwabo ni kimwe mu gisubizo cyishoboka, kandi cyane cyane gikemurwa nyine no kwemera ko igihugu gishobora kugira abaturage bafite inkomoko zitandukanye ariko bikagira ubwene igihugu bumwe. Mu nkuru ya leta 2023 hari kandi ikintu cyagaragajwe n'umuryango w'abibumbye wari waragaragaje impungenge ku kwirakwizwa ry'imvugo z'urwango cyane cyane izibasira abanyamurenge mu gihe Kongo yari yiteguye amatora. Rero byatumaga amagambo y'umukuru w'igihugu abingenzi kurushaho. Iyo perezida avuga ko nta muturage uzavangurwa, abatanga umurongo w'igihugu kigomba gukurikiza. Ariko iyo mu rwego rw'abaturage hakomeje kubaho imvugo ivuga ko bamwe atari abanyekongo, kibazo kiba ari ikibazo kinini cyane. Muri Kongo rero hari ibibazo byinshi, hari ikibazo cy'amateka, hari ikibazo cy'ubwene gihugu, ikibazo cy'umutekano ndetse n'ikibazo cy'amoko. Kandi byose byagiye bihurira mu burasirazuba bwa Kongo. Ivuga ko abanyamurenge, yo tuvuga nyine abanyamurenge tuba tuvuga umuryango umaze igihe kinini utuye cyane cyane mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ikibazo rero cyabo cyagiye gihuzwa n'impaka ku butaka bwene igihugu bw'ubutekano ndetse n'umubano utoroshye hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Ariko kugeza kuri ubu ntabwo buri munyamurenge ari wa M23. Ibi rero ni ingenzi kubyumva kubera ko iyo abaturage bose bari mu bwoko bumwe bafatwa nkaho bafite uruhare rumwe mu bikorwa by'intambara, bishobora guteza ikindi kibazo gikomeye kwihorera ku baturage ndetse batagira uruhare mu ntambara. Ubwo rero ngarukira aha ngaha, gushimire nk'ifuza gukomeza koherwa na gahunda zatandukanye za The Quick Times News. Ubundi kandi subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ibintu bikomeza bigende fresh.